Hello bantu banjye mumeze mutereka nizere ko muri amahoro nizere ko mumeze neza nkuko nanjye meze ariko namwe mutameroye neza mwihangane niko isimera ariko ndizera ko biri buze kugenda neza hanyuma rero uyu munsi bafite surprise bafite uyu munsi kabisa ndabahereza ikaze kugira ngo muze tubane kubera ko mbafite igitangaza cy'abahanzi hano Bruce Melodie the band Vestine Dorcas ari ibintu mutabamenyeho nshaka dusesengura uyu munsi tukaza kureba tuti ese uyu munsi noneho haraza gushya kabisa nkuko mujya mubivuga hanyuma rero kiganiro who is the best episode yindi kandi hanyuma impamvu mbagaruye bano bahanzi uko ari bane Bruce Melodie the band Bruce Melodie 001 ndetse na the band one of a kind Tiger B hanyuma kandi nkazana uwitwa Vestine ndetse na Dorcas ndagira ngo uze kumfasha dusubize iki kibazo abantu benshi bari kwibaza bati ni inkuru imaze iminsi trendinga abantu bakibaza bati ese ikibazo gikomeye kiri kwibazwa mu muziki mu Rwanda bakibaza ati birashoboka ko abahanzi bamaze imyaka 10 irenga mu muziki nyarwanda abahanzi bamaze imyaka 3 kuri YouTube niyo tugiye kwibandaho gusa bashobora kubarusha imibare kure ni iki kibazo turi bwibaza nyine wowe urumva bishoboka mbwira muri comment urumva ko bishoboka ko abahanzi bamara imyaka 3 gusa hari abandi bamaze 10 bakomeye mu Rwanda tuzi ba legend bafite indirimbo zakunzwe ama hit after hit abahanzi bashobora kuza bakamara imyaka 3 gusa bagahita kuba mu mibare ni icyo kintu ushaka tugira gute ni icyo kintu ushaka ko tuganira hano tukaza gusesengura tukibaza uti ese ibintu koko birashoboka ese wowe muri abahanzi bane ninde utekereza ko uko akomeye nyine akomeye kuri YouTube ufite imibare myinshi kurusha iy'abandi reka tuganire kanganira nawe muri comment andika igitekerezo cyawe uratekereza wowe arinde uraza gutungurwa no kubona indirimbo tura sotinga indirimbo 5 zakozwe kurusha izindi abahanzi bose uko ari bane hanyuma turebe tuti ese ibintu meze bite turebe ku mara subscribers turebe total views cyangwa se abarebye ihangano byabo bose man uratungurwa ari ibintu abantu benshi batamenye ari abantu benshi badatekereza muri showbiz industry Nyarwanda nukuri we are so proud of our showbiz in Rwanda kubera ko iri gutera imbere byihuse cyane mu minsi ishize byaga bigoranye kubona umuntu yagize million views ku ndirimbo imwe kuri YouTube nuvuga ngo mu minsi ishize umuhanzi wagiraga million views ku ndirimbo byaga ari gitangaza twumvaga dasanzwe twumvaga nyine ari umuntu wadanje biteye ubwoba ariko ni ikintu kiza cyane ni ikintu cyerekana ko showbiz Nyarwanda iri gutera imbere ni ikintu cyerekana ko umuziki Nyarwanda hari undi rwego rukomeye cyane uri kugenda ugeraho no kuvuga ngo nka za Nigeria ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye no muri Afrika usanga umuhanzi nka Rema cyangwa se Davido agira miliyoni zirenga 50 nyine ntibibi gitangaza cyane ntibibi inkuru ariko hano mu Rwanda ni inkuru ikomeye cyane ariko nabyo turabishimira kubera ko turi kubigeraho kubera ko minsi ishize byaga bigoye hanyuma who is the best episode yindi kandi iyi ni story 560 nguhaye ikaze kandi kuri subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kandi niba wakunze iyi video cyangwa se ukundi content ukande kuri uduhe na commentaire yawe turi kwibaza ikibazo kimwe gusa nyene ibisubizo byanyu kabisa uratekereza bishoboka ko abahanzi maze imyaka 3 mu muziki barusha imibare kuri YouTube abahanzi bamaze imyaka irenga 10 ngo hayikaze ngeze ko birashoboka nyemera duhere ku mibare y'umuhanzi witwa Bruce Melodie reka ubundi uyu muhanzi ni munyakazi kabisa he is a hit song machine bro nyine ni muhanzi w'indirimbo zakunzwe cyane ni nk'imashini ko abantu bamugereranya mugereranya n'imashini akunze kwita 001 cyangwa se munyakazi cyangwa nano kita African young king of sweet melodies cyangwa se umuhungu wa Afrika kabisa ufite melodies ziryoshye cyangwa se indirimbo ziryoshye uyu muhungu rero uharaza kanombe Bruce Melodie afite bamukurikira ku rubuga rwa YouTube kudeshapa kabisa imibare kwihuta cyane bigenda n'indimbo yitwa Pom yakoranye Brown Joy ndetse na Diamond Platnumz amaze kugira amukurikira kuri YouTube bagera ku 975 urumva ko ari gukabakaba kabisa miliyoni kugenda ayegereza hanyuma abarebye ibihangano bye bose ndavuga total views baragera kuri miliyoni 142 urumva 319 n'abantu barenga 620
urumva aho bitangarije. Wibuke u Rwanda gusa rutuwe na miliyoni zitarenga 14, ariko uyu mugabo afite miliyoni z'abarya indirimbo ze zirenga 142. ni igitangaza. Kuri video ze, ku mbaraga ze, ku muhate mwinshi ashyiramo, video zigera ku 192. Bro, biratangaje. You can't guess, like nyine ni bitangaje. He is an artist man. Umuhanzi gufata indirimbo 192 akazishyira hanze zisaga amagana igitangaza. Iyo urebye neza usanga Bruce Melodie ari mu bahanzi afite content nyinshi cyane kuri YouTube mu Rwanda. Ntabwo ari igitangaza. Bruce Melodie ni munyakazi. Hanyuma akaba umwe mu bahanzi bafite like nyine concert nyinshi kabisa, akagenda akora mpuzamahanga zitandukanye. Hanyuma indirimbo ze zarebwe cyane kurusha izindi kuri YouTube. Iya mbere yitwa Catherine, imaze kurebwa n'arenga miliyoni 13. Iya kabiri yitwa Saa Moya, miliyoni 9. Iya gatatu yitwa Total Crazy, miliyoni 8. Iya kane yitwa Ikinya, miliyoni 7. Iya gatanu kitwa Ifoto, miliyoni 6. Bishatse kuvuga ko muri izi ndirimbo 5 zose indirimbo zirengeje miliyoni views 10 ni indirimbo yitwa Katerina Gusa, ariko ni indirimbo yitwa Pompo Munyango mu miliyoni 6 amaze kuzuza, nayo iraza muri top 10, top 5. Hanyuma indirimbo Katerina akaba ari n'ubundi arebwa cyane. Hanyuma mu gihe Bruce Melodie yasoraga indirimbo Katerina, ni ikintu abantu benshi batazi, benshi batekereje n'indirimbo isanzwe like arimbi umugore we like, ariko iyi ndirimbo yahinduye like uburyo nyine akora, like yamweretse ko afite abafana benshi cyane, akaba ari n'indirimbo uyu munsi afite yarebwe cyane kurusha izindi. Byerekana ko Bruce Melodie afite ubushobozi bwo gukora indirimbo zikurura abantu bose kabisa, ndetse n'ingeri zose. Uwo yitwa Bruce Melodie. Ndagukomeza ngushimire wowe tukomeje kubana. Nitwa Shema Pacifique. Iyi ni episode yindi muri kiganiro cyitwa Who is the best. Muzamukurikira kabisa buri cyumweru, cyangwa se mu nshuro imwe buri cyumweru, ukagira mukabasha kuba mwagiye gute mwamenya uko bimeze, right? Let's go. Nyemera tujye kuri the band Tiger B, cyangwa se one of a kind. Uyu mugabo ndamufana cyane kabisa. I'm the fan, big fan kabisa. Uyu mugabo yitwa King of Love Song mu Rwanda. Niwe muhanzi kabisa wakoreye, wafashije abantu gutereta mu myaka yashize kabisa. Abantu batereteshaga indirimbo ze, afite indirimbo nyinshi z'urukundo, abantu bakamwita umwami wazo mu Rwanda. Iyo ugeneje iyo uganirije n'abakunzi b'umuziki mu Rwanda, iyo muganiye cyane akenshi bakubwira ko The Ben ari umwe mu bahanzi bakoze indirimbo nyinshi z'urukundo zakunzwe cyane. Ibyo si igitangaza. Hanyuma uyu mugabo yamaze igihe kinini atuye muri Amerika, bituma amera nk'uhagaritse umuziki gato, ariko nawe ni umuhanzi ukunzwe cyane. Uyu mugabo kuva yakinjira kuri YouTube maze kugira abamukurikira barenga 594. Hanyuma abarebye indirimbo ze zose baragera kuri miliyoni 69 n'abantu bagera kuri 444,883 kabisa. Amaze gushyiraho video zigera kuri 27 gusa. Bishatse kuvuga ko like n'umuhanzi ukora karite cyane kabisa kurusha quantity. Iyi mibare igaragaza ikintu gikomeye cyane, ngo The Ben afite video nkeya cyane ugeneje na Bruce Melodie, ariko indirimbo ze zimwe na zimwe zararebwe cyane. Reka turebe top 5 y'indirimbo ze zarebwe cyane, turebe tuti ese imibare ya views imeze ite. Indirimbo ya mbere afite yarebwe cyane niyo yakoranye na Diamond Platnumz, yitwa Why. Urumva afite indirimbo yindi yakoze yayikoranye n'umuhanzi witwa Meddy, yitwa Lose Control, imaze kurebwa na miliyoni 12. Akagira Habibi ifite 7, akagira Fun Girl ifite 6, akagira Ndaje ifite 6. Bishatse kuvuga ko mu ndirimbo 5 ze harimo n'amakorabo byose bifatanyije zarangije miliyoni 2. Nimwe mu gihe kuri Bruce Melodie twabonye zarangije kuri The Ben ni 2, mu gihe Bruce Melodie twabonye indirimbo yitwa Catherine ifite 13. Hanyuma indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz ni indirimbo yageze kure cyane mu muziki, ariko story ishimishije utamenye. The Ben yamaze igihe kinini muri Amerika, niyo mpamvu ngira ngo wenda like adafite umubare munini cyane ugeneje na Bruce Melodie, right? Hanyuma yitwa One of a Kind, igisamagwe cyangwa se Tiger B. Ariko by the way ni ibintu byo kwishimira cyane, dukumbuye show zabo kabisa. Hashize ukwezi kumwe cyangwa 2, ariko ku kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 imyidagaduro Nyarwanda yari ishyushye, twari twishimye kabisa. Dukumbuye duo y'aba bagabo, ibifi bibiri
binini mu Rwanda. Right, dukumbuye kabisa, ariko bafite n'ibitaramo bayda muri sama. Tuzongera tubone show nk'iyo twabonye mu kwa mbere. Twifuza ko abafana ndetse n'abakunzi babo ko bazagira gute, bajya bahora badereza ibitaramo kabisa. Ni ikintu cyashyira itafari rikomeye cyane ku muziki nyarwanda. Right, hanyuma twigire kuri aba bakobwa, the blessed girls. Aba bakobwa barahiriwe kabisa, ni abanyamugisha like nyine ni ibintu utapfa kugira gute kwibwira cyangwa se kwiyumvisha. Ari uraza gutungurwa niba ngiye kukubwira bro, this is icon zikomeye cyane u Rwanda rufite. Nuvuga ngo Vestine Dorcas, abakobwa babiri baje muziki vuba cyane, ngira ngo nk'indirimbo ya mbere yabo iriho imazeho imyaka 3. Bishatse kuvuga ko batangiye kubikora nk'abanyamuga mu myaka 3 igize gute ishize. Bishatse kuvuga ko mu myaka 3 gusa bamaze kugira imihari hambaye cyane. Bishatse kuvuga ko like nyine ibintu babigiremo amahirwe, babigiremo umugisha. They were blessed than other artists in Rwanda, kubera ko bafite imibare itangaje cyane. Ntekereza ko abahanzi bagiye no kuri imibare ari bake, kuko twifashishije abahanzi babiri. Nacyo cyatumye ntegura iki kiganiro, ni imibare y'aba bakobwa iratangaje man, for sure imibare iratangaje. No kuvuga ngo abahanzi dutekereza ko ari babiri, muraje mwumve ukuntu babakubye mu mibare kuri YouTube, hanyuma mbwire ko hari undi buhanzi cyangwa se hari abandi bahanzi ushobora kuba majinga nabo, hanyuma bakabarusha imibare. Nicyo ushaka tureba uyu munsi. Right, nuvuga ngo aba bahanzi imyaka 3 bamaze gusa kuri YouTube bakurikirwa na miliyoni irenga 1,100,000. Twasanze Bruce Melodie akurikirwa mu 900, amaze imyaka 10, yinjiye 2015, 10 irenga. Mem na The Ben winjiye 2015 afite 500 sibyo, ariko bamaze imyaka 3 gusa bamaze gukurikirwa na miliyoni. Urumva bro, ni ukuvuga ngo views z'abamaze kureba indirimbo zabo zose ni abantu bagera kuri miliyoni 116, abantu 847. Urumva bose nuvuga ngo uretse wenda Bruce ubarusha ku mibare ya total views, nawe afite indirimbo nyinshi mu byibuke 190, ariko abakobwa afite video 15 gusa. Urumva geranye na Bruce Melodie, urumva bazagira indirimbo 190 bagize views zingana zite? Ntibaza like nyine uramutse wenda ukoze na average ugakuba wenda n'indirimbo wenda ugakuba n'indirimbo bafite 15, sibyo? No kuvuga ngo ushobora nko gufata, urumva indirimbo 194 z'umuhanzi witwa Bruce Melodie, sibyo? Hanyuma ugakuramo indirimbo 15 zabo. No kuvuga ngo iyo ufashe indirimbo, reka mbibakore kabisa, 194 za Bruce ugakuramo indirimbo 15 zabo, urumva ko Bruce aburusha indirimbo 179. Hanyuma reka izi ndirimbo wenda 179, sibyo, tuzikube wenda na miliyoni 5, sibyo? Tuzikube na miliyoni 5, sibyo? Na miliyoni 5. No kuvuga ngo birabyara views zigera kuri miliyoni 895, sibyo? Ufate miliyoni 895, sibyo, uziteranyeho n'izi views 110, miliyoni 116,408, sibyo? Unuvuga ngo okay. Hanyuma uteranyeho izi ndirimbo, izi views zose 1000, miliyoni 116,408, hanyuma 447. No kuvuga ngo aba bahanzi bazagera abahanzi bazajya ku ndirimbo nk'iza Bruce Melodie kuri YouTube, kandi udufashe minimum ya views, uraza kumva views bagira, kandi nimero ishobora kurenga cyane bakomeje gukora. Uvuga ngo baba bararebwe na biliyoni 10 zirenga, biliyoni 10. Ayo man, ntago ziko mutari kubyumva, ntago you are not getting what you think, ntago muri kubyumva bro. Nyine akomanze mwana mfashe kuko mukabyumva, ntago muri kubyumva ukuntu abahanzi bahiriwe nyine bafite imibare itangaje bro. Mu myaka 3 bazagiye kuri indirimbo nk'iza Bruce Melodie man, bafite biliyoni zirenga 10 bro. Like nyine bitekerezo man, biratangaje cyane. Urumva ngiye biba byanandenze kabisa. Video 15 gusa bafite views zirenga 110, miliyoni 116 gusa, mu gihe Bruce Melodie
afite views zitagera kuri miliyoni 200 kandi afite indirimbo 195. Imibare dukoze rero itweretse ko n'abanzi bakomeye cyane bayo. Hanyuma twigire ku ndirimbo zabo 5 zakunzwe kurusha cyangwa se zarebwe kurusha izindi, sibyo? Indirimbo yabo bafite yabo nta wundi muntu bafatanyije bikoreye, yitwa YEBO cyangwa se nitaware, imaze kurebwa na miliyoni 33. Iyitwa Emmanuel imaze kurebwa na miliyoni 12 zose n'uzi umwaka ushize. Iyitwa Iriba imaze kurebwa na miliyoni 11, iyitwa Ihema miliyoni 10, iyitwa Umutaka miliyoni 9. urumva nuvuga ngo mu ndirimbo 5 bafite zarebwe cyane kurusha izindi kuri YouTube. Indirimbo byibura 4 muri zo zirengeje miliyoni 10, mu gihe twabonye Bruce Melodie indirimbo irengeje miliyoni 10 afite ni imwe gusa muri 5 afite miliyoni 13. Man, ntago muri kumva ibyo ndi kuvuga bro, man, ntago muri kubyumva, mumbwire muri kubyumva muri comment mumbwire. Hanyuma twabonye The Ben afite indirimbo gusa 2, bo bafite indirimbo 4 zarengeje miliyoni 10. Ntago muri kubyumva we, ariko kuki mutari kubyumva koko mumbare mbwira muri comment uri kubyumva, like you are getting how these girls were blessed, nyine ukuntu bahiri, ukuntu bahawe umugisha n'Imana, nyine biratangaje cyane kabisa. Hanyuma twanarize turebe ibintu 3 by'ingenzi n'aba subscribers. Vestine Dorcas bafite miliyoni 1 n'ibihumbi 100 birenga. Aha ngaha barayoboye. Bruce Melodie afite miliyoni 975, The Ben 592. Aha ngaha barayoboye kuri total views cyangwa se abarebye ibihangano byabo bose. Bruce Melodie 001 arayoboye miliyoni 142. Vestine Dorcas bakaza ku mwanya wa kabiri miliyoni 115 The Ben 69. Ahanga Bruce Melodie arayoboye kubera ko afite catalogue nini cyane, afite content nyinshi, indirimbo nyinshi cyane. Hanyuma average total views ku ndirimbo 15 zabo gusa, ndavuga Vestine Dorcas, kugena average bishatse kuvuga ko aribo bayoboye kuri views. Dukoze ama average y'indirimbo cyangwa se ibihangano bashyizeho, sibyo? Average y'indirimbo 15 akageranya miliyoni bafite nibo bayoboye kuri views. Bivuze ko average kuri views imwe iri hejuru cyane. No kuvuga ngo iyo tuvuze average ufata indirimbo zabo zose, sibyo, uziteranye, sibyo, indirimbo 15, hanyuma ufate views zose bafite zose unazo ziteranye, sibyo, hanyuma buri indirimbo ugabanye buri indirimbo, sibyo, ugabanye buri indirimbo. No kuvuga ngo indirimbo za Vestine Dorcas zarebwa cyane kurusha iz'abandi, nicyo nshatse kuvuga ko bayoboye hano muri views. Hanyuma ibintu bitangaje utigeze umenya, no kuvuga ngo nicyo nahoze mvuga haruguru, no kuvuga ngo showbiz Nyarwanda gutera imbere cyane mu Rwanda, ariko by'akarusho gospel. Abantu benshi batekereza ko secular music ariyo igira views nyinshi cyane, ariko sibyo, totally sibyo. Ngaho reka twirengagize Vestine Dorcas, tujye ku muhanzi witwa Israel Mbonyi. Niwe muhanzi ukurikirwa cyane kuri YouTube mu Rwanda, miliyoni 2 zirenga. Ngaho tumwirengagiye wenda Mbonyi tumwirengagiye, sibyo? Mbonyi tumwirengagize. Genda ku muhanzi ku bahanzi uwitwa Papi Clever na Dorcas, bari mu bantu buje miliyoni y'aba subscribers kuri YouTube mu Rwanda bwa mbere, mu bihe bya mbere, sibyo? Mu ba mbere. Bishatse kuvuga ko indirimbo za gospel zikwihuta cyane muri iyi myaka kurusha iza secular. Bishatse kuvuga ko nazo zikundwe cyane, I mean zikunzwe cyane hano kuri iyi mihanda ya YouTube. Hanyuma dusoza, ndagira ngo twibaze, ese wowe ukurikije imibare twavuze haruguru, urabona ninde muhanzi ukomeye cyangwa se ari abahanzi bakomeye kuri YouTube muri bano bane kuri YouTube? Mbwira muri comment, hangana ubwire kabisa, wandikemo niba urufana The Ben, wandike kabisa, umwandikemo Tiger cyangwa se wandikemo The Ben cyangwa se n'izina rye, niba urufana wa 001 umwandikemo kabisa hano, niba Vestine Dorcas ubaryamye na ubandikeho, hanyuma ibintu bigende neza cyane kabisa. Hanyuma ndashaka gusoza hano kabisa, ndagushimira twabanye kuvuga ikiganiro gitangiye kugera gisoje. Nitwa Shemeye Pacifique, iyi ni Store 160. Ndabafana cyane, ndabemera fo ewana kabisa, ndabakunda cyane, mugire amahoro.